ko abatutsi nk'uko twabivuze ni abantu bazi gusengera cyane. Obote niwe yigeze kuvuga ati n'inkunga bazi gusengera muri district yavugiye Isoroti muri Uganda. Abatutsi rero basengeye imiryango mpuzamahanga myinshi, abatutsi basengeye ibihugu byinshi bagiyemo. Iyo uvuze rero nk'uko ndetse ahubwo bihutira kugira ngo bagure imiryango uzakora nk'uko uwo ari we mu kugira ngo bamushyireho. Abatutsi bakaba birimo kandi bakamujya hafi bakamupakira n'ibintu. Ibyo ntibaza nk'uko nabivuze kiberiki bavuga y'abahutu, ahubwo uzasanga benshi ariko iyo abandi bari kuri liste ya Arusha yabo bise escadre de la mort. Tumva rero kuko njyewe ku bwanjye navuga ko izo nkeke nyinshi ntacyo zizatumara. Njye none rero yuko ubu turi muri revolution isa niyo muri 1959. Revolution mbona ari urangiza, revolution yerekana ko abatutsi bacengiye hose ko rero n'igihugu cyacu kigomba noneho kubaho gifite isura nshya, n'abahutu bagomba gusengera aho hose, bagasengera mu miryango mpuzamahanga, bakajya mu bihugu bagakora akazi kabo muri za ambasade, bakareka kurangara dore ko ari cyo kituranga, bagasengera muri za kiliziya ndetse bagahabwa upadiri, bagahabwa ubusenyeri. Kiliziya y'u Rwanda ntiharirwe ubwoko bumwe. Noneho kuko intambara ikaba rurangiza, nyuma y'intambara tugatanga umuhutu uzarokoka azabavuguruye, umututsi uzarokoka azabavuguruye. Noneho hakaba imibanire mishya y'amoko, imibanire izaba igamije guteza igihugu imbere, aho kugira ngo umwe ahore aneka undi agira amureba. Ibi cyo najyamuvuge, ariko muri uko kubivuga nagira ngo nongere nibutse ko FPR Inkotanyi ari agatsiko k'abatutsi extremiste, ibyo bivuga ko ari interinete batagira icyo bemera. Ikiri kimara tubyemeza nuko twaterera amaso inyuma tukareba uko FPR Inkotanyi yavutse, tukareba n'abari bayigize, noneho mu kumva ko kuko abo bantu basize intambara ari agatsiko nyine k'abatutsi k'impunzi, kandi impunzi z'icyo gihe muzi ko zari abatutsi nyine bahunze revolution muri 1959. Kuko rero tubisaba mu mateka ya FPR Inkotanyi. Ubundi mbere y'uko FPR Inkotanyi ivuka muri 1979 mu Bugande havutse umuryango izo mpunzi zabaga mu Bugande, dore ko zari nyinshi cyane mu Bugande no mu Burundi ariho hari impunzi nyinshi z'abatutsi. Havutse umuryango muri 1979 uvukira mu Buganda bise Rwanda Refugee Welfare Foundation. Uwo muryango uvuka muri 1979 ariko ugamije cyane ngo guteza umuco n'imibereho myiza y'impunzi zabaga mu Buganda. Noneho bidateye kabiri bahemba undi muryango witwa Rwanda Alliance for National Unity. Uwo muryango nawo baho. Noneho iyo muryango wombira abana kugeza igihe Obote muri 1982 atotereje impunzi z'abatutsi mu Bugande, igihe yazitaga imvunza ko batengera ati muzige aho ziri hose. Nibwo rero impunzi z'abatutsi ubwo zagiye zijya muri NRA, umutwe w'ingabo wa Museveni, ziramurwanira kugeza igihe zimuterekeye ku butegetsi muri 1986 i Kampala. Ubwo rero iyo miryango nababwiye Rwanda Refugee Welfare Foundation niyo witwa Rwanda Alliance for National Unity. Iyo miryango yombi ntabwo yashoboye kugera ku byashakaga. Ubwo uwo muryango witwa Rwanda Alliance for National Unity uwo wari ugamije ibikorwa bya politiki. Noneho kubera ko izo mpunzi zazimaze kurwanya Museveni amaze kuzemerera zazifasha gufata ubutegetsi mu Rwanda, nibwo rero zahinze umutwe mushya ubumbye iyo ngiyo yombi, noneho zita FPR Inkotanyi. Noneho uwo muryango uyoborwa na Fred Rwigema. Nguko uko FPR yavutse. Numvise ko ari agatsiko k'abatutsi cyane FPR Inkotanyi akaba ari ingabo zari ziri mu ngabo za Museveni. Ubwo rero babonye ko Rwigema ari ukomeye, ari wabarwanye,
kandi ko Museveni amwemereye gufata ubutegetsi mu Rwanda. Nibwo rero izindi association indi miryango yose yari bumva Abatutsi mu minsi yavuze ati ibyo twari turimo turabiretse tugiye muri FPR Inkotanyi aho turi hose, kagira ngo mbibutse iyo miryango uko yitwaga naho yari iri mu bihugu. Hari umuryango wabaga muri Benin, igihugu cya Benin muri Afurika y'Uburengerazuba, cyitwa la Fraternité Rwandaise. Hari undi muryango wabaga i Nairobi, iyo w'Abatutsi nyine, iyo miryango yose mvuga igizwe nyine n'Abatutsi b'impunzi. Reka nsubiremo wabaga muri Benin witwaga la Fraternité Rwandaise. Noneho i Nairobi muri Kenya hakaba umutwe w'Abatutsi nyine b'impunzi witwa Intore Society. Hanyuma noneho muri Senegal hakaba undi muryango witwa Intwaza, Association de Refugee Rwanda du Senegal, witwaga Intwaza. Noneho muri Congo i Brazzaville hakaba undi witwa Indatogora, mu Gifaransa bakawita Organisation des Patriotes Rwandais en République du Congo i Brazzaville. Hakaba undi muryango wabaga i Maryland, ni umwe muri leta zunze ubumwe za Amerika, witwaga International Committee on Rwandan Refugees. Uwo muryango rero International Committee on Rwandan Refugees wabaga i Maryland, imwe muri leta zigize leta zunze ubumwe za Amerika. I Maryland hagira ngo mbirike ko iri hafi ya Washington. Hanyuma hakaba n'umuryango wabaga mu Faransa nyine witwaga impuzamiryango wabaga Paris, ugizwe nawo n'Abatutsi bahunze mu Rwanda. Undi umuryango wabaga i Kampala nababwiye ni Rwandese Refugee Welfare Foundation wabaga i Kampala. Noneho undi muryango wabaga muri Nigeria, wumve ko Abatutsi babaga henshi, witwaga Urunana rw'Abanyarwanda, ukaba wabaga muri Nigeria. Undi muryango rero wabaga muri muri Canada w'izo mpunzi witwaga la Ligue Rwandaise des droits de l'homme, wabaga i Montreal. Hari n'undi muryango. Iyo muryango yose rero Museveni yamaze kwemera Rwigema ko agiye gufata ubutegetsi mu Rwanda. Noneho impunzi z'Abatutsi bo mu Uganda, imiryango zari zifite zikayisesa zigahemba FPR Inkotanyi. Iyo miryango yose mbabwiye n'indi yabaga mu Burundi n'ahandi yose baravuga ati ibi twari turimo turabisese twese tugiye muri FPR Inkotanyi. Batangira guteranya amafaranga, batangira gushaka abayoboke, ndetse bakora n'ubujura hano mu gihugu, biba mu mabanki, biba nka mu Mutara. Batangira gushakisha amafaranga, bongera ku ntwaro Museveni abahaye, bagaba igitero. Kuko FPR Inkotanyi yagabye amashami y'isi, kuko FPR Inkotanyi yasoje intambara muri iki gihugu. Uvuga n'ibikorwa by'ubwicanyi agomba kubanza kumenya uwasoje intambara uwo ari we. Niba rero umuntu asoje intambara undi akitabara, uzambwire umwicanyi uwo ari we. Iki kibazo mu gitekerezeho. Uyu munsi twari tugombye gukora karasisi twibuka imyaka 32 tumaze mu bwigenge, ariko intambara yasojwe n'Inyenzi Inkotanyi tukibona ubwigenge muri 1962, zikaba zikomeje kugaba ibyo bitero n'ubu zikaba zarawiye muri 1990, zikongera zikayibura ejobundi muri 1994. Ubwo rero ngaba basoje intambara bari bo, nibaza bari bo mwisubize, noneho mwumve n'umwicanyi uwo ari we. Noneho icyo kintu akaba ari kinagira ngo mutekerezeho kuri uyu munsi twizihiza isabukuru y'imyaka 32 tumaze mu bwigenge. Ubwigenge ariko twashyizwemo kuri iyi sabukuru tukaba ahubwo turi mu marira, twibuka abacu bapfuye, twibuka abari ku rugamba, twibuka abameneye iki gihugu amaraso. Ariko nkagira ngo noneho uvuge ko nyuma y'intambara ya Rurangiza umunyarwanda uzarokoka, ya Umuhutu ya Umututsi, azaba ari umunyarwanda uvuguruwe, wogejwe n'aya maraso Inkotanyi zamennye muri iki gihugu. Noneho hakaba koko umunyarwanda mushya. Murakoze Gahigi. Ndakeka ko abatumva mukurikiranye uko ibintu bimeze. Ndakeka ko nta kintu nageraho singa twumve umuziki. Wabyizera ntabwo ari byo rero. Nibaze hano i Kigali, baza hano i Kigali byanze bikunze
nta kundi bigomba kugenda. Abanyamahanga nyine batangiye amayeri yo kugenda babaca intege muri za raporo bavuga ngo nakuyu naka yita abantu yarishe kugira ngo nyine babace intege, usange babaciye mu icyuho, usanga abantu bamwe ntibafite umugambi wo kurwanya inyenzi bashishikaye bavuga ngo bose nk'uko bangize kwirishe ngo ndengana ngo ndapfuye iki, usanga atangiye kwibaza ibibazo. Buriya nabyo ni amayeri y'Inkotanyi yo kugira ngo zice abantu intege, zibace intege kugira ngo be gukomeza umurego wo kurwana. Bavuga bati General Major Bizimungu ari kuri liste ya mbere y'abicanyi, ubwo usange baragira ngo bamuce intege. Niba abashyiraho minisitiri naka bati ni uwa mbere mu bicanyi, usange nawe aragenda asa n'ubehera, asa n'uwikingakinga nk'aho yakomeje umurego ngo akomeze arwane, kuko nk'uko tubivuga hano, niturwana tugatsinda inyenzi Inkotanyi burundu ntazadushyira urubanza n'umwubaho, kuko ntizaba turarwanya kandi batsinda. Nidutsindwa byo birumvikana, iyo uzabigitira mu kivu bazakororamo mpaka bagucira urubanza bakumanike nizo aho bazabamanika. Ariko rero iki gihe iyo watsinze nyine haruta kongeraho uburimiro, ntibigeze kure hahita hegera ihembe. Nta kindi rero twabatsindisha abo bantu baduca intege ngo bagiye kuturega ngo mu mpuzamahanga ngo bagiye hehe na he. Abo ngabo nyine baduca intege bose tugomba kubarwanya, kandi nta kundi kubarwanya, tugomba kubarwanya twanga kumva ibyo. Hanyuma noneho tugakomeza tugakora icyo twiyemeje rero ni ugukomeza tukarwanya inyenzi Inkotanyi zishaka kuzana ingoma ya gihake na cyami. Ba sogokuruza bacu banze avuga imyaka 30 n'ingahe irenga. Abo bantu rero badasirwa bashaka kurwana ubwo bwami ngo badukanyage badukandagire badushahure batumirire nabi, tugomba kubarwanya. No kwifata amapfubyi ngo ntabwo nibagushyikira nibatsinda ese nk'ubuye baramuka batsinda. Tugomba no kurwana dushikamye, nta kundi byagenda. Abantu batangiye kuvuga batari ko se imbunda batanzemo kagira Imana mwese, tujye kubona tukabona nijoro abantu baraje ngo n'intera hamwe ngo niki bakadusirisha ibiganza hasi, bakaba barasahuye iduka bakaryeza n'imbunda ari zo kurwana. Batese ubungubu ku bintu biragenda bike. Abantu bari mu mujyi wa Kigali baravuga bati ntabwo byumvikana, imbunda zagabanijwemo ibice bibiri, hari izirwana hari izisahura, none ibintu twabigenza gute? Abantu basahura kagira Imana mu bantu basahura basaze bareka rungu, ndetse ko bakwiye gukurikiranwa. Nyamara kandi nta nubwo banumva ko barimo bisahurira urupfu baruzana mu nzu yabo, kuko nk'umuntu wari ufite umuntu mayibo utaragiraga n'amafaranga 1000, bakaba bafite firigo iwe, none se nyuma abantu bazamubaza ko yayikuye he, azabasobanurira ngo iki, ko najya no kuyigurisha bazayimwambura cyangwa bakamwambura n'amafaranga yigurishije, yaba na ngombwa atasiga hagati. Nyamara rero bishatse gusahura ababigizemo isosiyete y'abasahuzi abo bose, nyamara rubanda irabareba. Ikibabaje ni uko ibyo bintu bimena nako ibyo bintu bisahurwa n'abasahura. Bamwe bavuga batetse iyi ntambara yo kurwana n'abatutsi turabahuta, turimo turateranya amafaranga yo kugira ngo tugure intwaro. Twajya kumva tukumva ngo badusahuye. Muri bukashingiro mbonye umutwa mu iduka rye impeke, yagiye mu nama ku Gisenyi bamutumaho bati iduka ryawe ryasahuye. Ibyo byihebe se byamusahuye, none se bazakora agafaranga ko gukomeza kurwana iyi ntambara? Ntabwo byumvikana. Abasahuzi n'abarushimusi kandi mukoresha imbunda zagombye kujya ku rugamba, nyuma kandi mwamara no kubisahura mukabirarira, kuko ni mu bita bavuga bati urugamba rukomeye hariya, mukabiraraho ntimugende, mugatinya gukirimuka ngo batabyiba cyangwa bakabihohoza, mugatinya gukirimuka ngo mutagenda mugapfa ngo mukabisiga. Dore ko iyo umuntu yabonye agafaranga aba yatangiye kuryoherwa n'ubuzima birenzeho, iyo umuntu yabonye umwanya aba yatangiye kuryoherwa n'ubuzima birenzeho. Ubwo rero ubonye agafaranga ati sinajya ku rugamba ndapfa, ugasanga ari ibirwanywa amayoga yakinze yasaze, imbunda ifungiyeho sarigeri 12 arayikoreye imeze nk'umutwaro, ugasanga undi mu modoka inyuma ahuje abantu n'amabunda n'iki bamurinze nk'urinda umwami wa kera. Ibyo bintu n'akaga nabyo biragayitse. Ariko rero ndakeka ko ahanini ibyerekeye interahamwe biterwa n'uko abantu bamwe usanga batari muri Kigali, ukibaza abo bantu koko ko aribo bari bashinzwe kwankadariza interahamwe, aribo bari bashinzwe defense civile. Abo bantu ni bwoko ki bagiye ukabashaka kugahera, ukibaza bikakuyobera. Hanyuma hano hari umuntu yandikiye ambwira ati nakoranije kubira n'ikirere rero kimwe n'ingabo zacu nazo
ikintu gishoboka uzaza kugira ngo atuvutse ibyiza twazaniwe na revolution ya 59 yiha gutera igihugu cyacu, yiha kurengera ubusugire bwacu. Tuzahaguruka natwe tumurwanya, tuzakoresha intwaro tumuhashya, ntabwo tuzaziyaza ntazadutera ubwoba. N'abandi n'abanyarwanda abandi nabo bahita babyumvira ko bati natwe ntabwo tubishobora kugira ngo tumwe twihanganire inyenzi. Tugomba guhaguruka tukazihashya kugira ngo zitavaho zongera kudukururira ingoma ya cyami, ingoma ya gikoranije, ingoma ya gihaki. Bati ibyo ntabwo tubyemeye. Niyo mpamvu rero hose ubu ahari imirwano, ingabo z'igihugu cyacu kimwe n'urubyiruko ziherekeje bahagaze neza cyane aho ku rugamba, bariho bica inyenzi zigapfa nk'utumonyo, ariko zo zikagumya kwitera amajeke ngo zigeze aha n'aha. Nyamara uko zipfa ubu dusa nk'aho nyine twaduteze uyu mujyi wa Kigali, uko zigiye gusunika utuzuru zizajya zihita zigwa aho kugeza igihe zizasubika. Niyo mpamvu rero n'ejo tariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu imirwano yakomeje, ndetse no muri ijoro ryakeye aho hano i Kigali imirwano yarakomeje. Ndetse urebye ahari imirwano hose usanga ko ejo na nijoro imirwano yakomeje, kandi imirwano koko ikomeye. Za Gikondo rero ho urebye igikondo mu by'ukuri inyenzi nyine zimaze gukubitwa zikabona ko zihaguye ari nyinshi, zibura uko zibigenza, zikiruka zikaba nka wa mwana udakurwa urutezi, zikadukira bya bibunda biremereye, zikaroha ibisasu ahantu hose. Niko rero murabizi inyenzi nyine ni inyeshyamba kandi ntiyabana n'umuntu, iyo ihuye n'umuntu iramuhitana. Inyenzi abantu bose yarabishe kandi igenda yica abantu aho ihuye nabo, ku buryo rero nanone ibyo bisasu igenda ibituragura ahantu ibonye hose. Ntijyana gusa no kwica abantu gusa, ahubwo igenda yonona n'ibikorwa byinshi bya kijyambere. Ibyo twarabibonye ukuntu yagiye itwika za izinari ya Kicukiro nka za Sakirwa, ukuntu yatwitse Rwandese, ukuntu yatwitse Rwantexpo. Ibyo byose turabizi. Ubwo rero nanone ikintu inyenzi Inkotanyi zatwitse ni za depo ziri hariya igikondo, za Mironko Plastic Industry. Izo depo rero inyenzi Inkotanyi nta kintu gikorwa cya kijyambere kiziregama mu ntoki cyangwa se mu maso, zihita zahuranya. Niko zabaye, ariko tugomba kuzihanira n'ibyo byose nyine n'ibyo bihano n'ibyo makosa yose zigenda zikora. Ubwo rero izo depo za Mironko Plastic Industry zikaba ejo zaratwitse nyine n'ibyo bisasu byari nyenzi. Inyamirambo rero naho imirwano yarakomeje, inyenzi zishaka gutunyera mu cyamu ngo zitungukire kuri mo Kigali. Iyo amaradiyo atagiye kuvuga ngo inyenzi zafata aha n'aha, abantu bagiye baba maso, kuko iyo zitangiye kubivuga usanga zigurikira. Nibyo koko nta maradiyo muribuka ko ubundi yahoze avuga ko imirwano ikomeye iriho ibera ku musozi wa Kigali, nyamara ubwo inyenzi zari zitarahagera ntazari zihari. Ku buryo rero iri joro n'ejo zashakaga kugira ngo zigende zisumira uwo musozi, nyamara zibeshya amayira nyine, zikumva ko mu by'ukuri ingabo zacu ziba zidahari, cyangwa se ko zisinziriye, cyangwa se ari abaskuti nk'uko Museveni yabibabwiraga. Ariko rero bamaze kubona ko atari abaskuti, nawe nta ngabo wabonye zirwana n'ubwoko butatu bw'abasirikare, ngo kugeza ubu izo ngabo zibe zigihagaze neza nk'iz'u Rwanda. Ubwo ingabo zacu zazikumiriye, tukaribura inyenzi nyine muza ahantu abaje aturuka, abamanutse aho ngaho nyine mu kabande ka Rebero, ubwo akambukira nyine akabande kari hagati ya mo Kigali na Rebero, rushaka kugira ngo nyine yite ajya kuri uwo musozi. Nyamara ariko ingabo zacu zari hahagaze neza cyane, ku buryo zasubije inyuma izo nyenzi Inkotanyi, ndetse zivanwa no ku birindiro byazo, bisubizwa inyuma cyane, ku buryo rero n'inyenzi zahaguye umuntu atashidikanya ko ari nyinshi. Igitarama naho rero imirwano nayo nuko, Igitarama naho imirwano yahakomeje, kandi usanga ko nayo yari ikomeye cyane cyane mu karere ka Runda hariya igihari. Imirwano nyine yakomeje iraba,
ingabo zacu zizirikana uko inyenzi inkotanyi muri ako karere. Nababwiye nyine nk'uko nanone Redacteur Mugabe ariko twakomeje kubivuga igihe kinini ko inyenzi inkotanyi zirwana intambara nyine ya serwakira imwe, wa muyaga wa serwakira ugenda ugasambira byinshi ariko kandi wajya gusohoza ugasohoza mbarwa. Nuko nguko rero inyenzi inkotanyi zigenda aho kugira ngo zigende zirukanka ahubwo zica abantu, zigenda zimarira abantu ku icumu. Urumva ko nta n'ikiri gishobora kuzasohoza kuko ingabo zacu n'abaturage bahagaze neza. Inyanza ni muri komine Nyabitsinde ya Prefecture Butare, naho nuko hiriwe imirwano ikomeye. Iyo mirwano ikomeye rero ingabo zacu nanone zaherekanye ubutwari rwose zisanganywe, ariko zishyiraho akarusho kuko inyenzi zabuze aho zimenera kugira ngo mbese zikomeze zivane ibirindiro byazo aho zari zigize imbere, zirazinanira kubera ingabo zacu zari zihari. Ariko nyine yumviye umunyamakuru ubwo ni uw'inyenzi inkotanyi birumvikana, we nyine ati zageze mu birambo, ati inyenzi inkotanyi ziri mu birambo. Ariko musanga ko nyine inyenzi ari abantu basengeye. Nakunze kwibabwira igihe kinini ko inyenzi inkotanyi zitengera zageze no mu banyamakuru zikabagura nyine. Murumva aho amakotanyi yagiye atangwa naho hose yagiye ahagera, kuyo nyine usanga abo banyamakuru bavuganira inyenzi gusa ntibarebaho ukuri, bityo bakaba gusa baharabika umwuga w'itangazamakuru. Iyo bafatiza rero ngo bageze aho mu birambo kandi batarahagera, uba wibaza uti uwo munyamakuru koko arashaka kugera kuki? Nuko nta kindi aba nyine yarariye amakotanyi, bigatuma nyine avuga abogana. Nanone ariko ibyo ntabwo twavuga ko biterwa n'iki. Inyenzi ni abantu bacengeye henshi, ariko kandi no kubera ko kuba hanze byaborohereje kugira ngo babonane n'abantu. Binakunze kubivuga noneho kuko kuba hanze bigatuma bahura n'abantu b'ingeri zose, ari nako babagaragariza akababaro kabo ko kumva ko nyine ari abantu barenganijwe, ko ari abantu b'ubwoko buke bakandamizwa cyane n'ubwoko nyamwinshi. Ugasanga icyo kintu bakitwaza kugira ngo amahanga no kugira ngo amashyirahamwe mpuzamahanga kugira ngo abanyamakuru se bashobore kubumva no kubitaho ndetse bagende babavuganira. Ni muri urwo rwego nyine bagenda babikora abo babonye ko nyine bakabyumva, ndetse no kugira ngo babashimishe bakabaha muri ya makotanyi. Ariko naho Nyanza nyine ukuntu byagiye bigenda nyine, nubwo bwose ingabo zacu zashoboye kubakoma imbere, bamwe bakaza zohereza ibyo bisasu ahantu hose. N'Ibutare rero mu karere k'Amayaga, aho ngaho naho niko byari bimeze, ko boherezaga ibisasu biremereye ku birindiro by'ingabo zacu, ariko kandi ubona ko ibyo bintu ntacyo byabatwaye. Hanyuma mu Ruhengeri naho, Ruhengeri ho hasize nk'iminsi hari imirwano, ariko atari imirwano ikomeye, ari imirwano gusa yoroheje. Nguko rero uko ku rugamba byari byifashe ejo ahantu mu turere twinshi turiho tuberamo imirwano. Ntabwo rero imirwano yahagaze henshi, imirwano yarakomeje. Usanga ko hamwe imirwano yari ikomeye cyane, n'ahandi ikaba yari yoroheje. Abantu rero bumvise ko nyine imirwano iriho iba, bumva ko hari nta kintu kiriho gikorwa, ariko iyo urebye koko ukuntu inyenzi zipfa, usanga ari inyenzi zahaze amagara, ntabwo zumva ko mu by'ukuri ziriho zirikira. Kandi iyo urebye rero ubona ko ziriho zikira. Mwiyumviye namwe mu makuru mwagezezweho ukuntu Dareri nyine yahise ahaguruka ngo ajya kuri Goma kugira ngo arebe ko yabonana n'abayobozi b'abasirikare b'Abafaransa. Nta kindi kimujyanye. Ibyo byose bareba bagasanga ingabo za FPR zimerewe nabi cyane. Undi nawe Kanyarenga yarahagurutse ubwo ngo agiye muri Tanzania. Ikintu rero yatangaje muri Tanzania numva nuko mu ijwi rya wa mugore Kayibanda ngo nuko ngo FPR idashobora kugirana imishyikirano na guverinoma y'u Rwanda ngo byaba uyu munsi cyangwa ejo, ngo ahubwo ngo bagomba kuyigirana ngo n'abarokotse mu mashyaka, ngo kugira ngo babone uko bashyira mu bikorwa y'amasezerano yari.
niba bari abantu barangije bagafata intwaro ari amasezerano yarangije gusinywa hari hasigaye kuyashyira mu bikorwa nuko nyine ari amasezerano nta gaciro agifite kugira ngo bamwe bayicitseho nuko babona ko ibintu byose babibuze ubutegetsi bashaka gufata bakoresheje intwaro barabubuze niyo babubuze bareba bati biriya mishyikirano yarusha rero bamaze kuyisinya nabyo biraba bitubereye ikibazo tugombe no tuyagarukeho tuyatsimbarareho dusabe ko ariyo agomba gukurikizwa dore ko bari bafitemo n'ibintu bitatu bya kane by'ubutegetsi nk'uko nabibabwiye ugasanga ariko kinone ni ikibazo kibakomereye naho kuvuga ngo abarokotse ngo mu mashyaka mu gihugu cyacu amashyaka yose arahari ariko yose basa nkaho yibumbiye hamwe kugira ngo abanze arwanye inyenzi inkotanyi zatwubuyeho imirwano zimaze guhitana umukuru w'igihugu cyacu undi nanone nyine Museveni ubwo nanone yahagurutse ngo agiye kubonana na Mitera kujya kubonana na Mitera yo nta kindi murumva namwe no kunyenzi koko byakira iyi masaha bari bihaye gufata Kigali yarabananiye iminsi irahita abana amezi agiye kuba 3 inyenzi zitaragira icyo zigeraho ni ukuvuga rero ko bigaragara ko zatsinzwe ahubwo zo zitakambira amahanga kugira ngo amahanga azifashe nuko kuzifasha amahanga asabe guverinoma y'u Rwanda ko ari amasezerano yashyirwa mu bikorwa ibyo rero ntabwo dushobora kubyemera ibyo ni ibintu bitari byo abo bantu ngo barokotse ngo bagiye mu gipande cy'inyenzi inkotanyi nuko nazo zari inyenzi inkotanyi nayo se bazashyiraho guverinoma y'inyenzi inkotanyi bavuye ngo no bashyizemo amashyaka yose abo bantu bagiye mu gipande cy'inyenzi inkotanyi ni inyenzi inkotanyi n'ubundi ntabwo rero ibyo bintu twebwe dushobora kuzabyemera habe na rimwe ikindi cyakomeje kuvugwa cyane n'iriya raporo y'umugabo wo muri Cote d'Ivoire René Sege uriya mugabo nawe dusanga mu by'ukuri ko yiririye ku makotanyi arangiza kureka gushyiraho ibyo mbonye byose uriya mugabo rero aba avuga ko atageze ino yarahageze ahubwo igitangaje uriya mugabo yaraje yigira mu masambure y'amahoteli yacu dore ko amahoteli yacu nayo abaryohera kubi yaragiye yicariramo yiberamo yiryamiramo ntiyakora icyamuzanye ntiyigeze akora icyamuzanye na rimwe nta bantu hano bavuga ko bigeze babonana nawe mu by'ukuri ngo bamugaragarize uko ibintu bimeze n'abo ashobora kuba yarakiriye kugeza ubu bataramenyekana batazwi kugira ngo ibyo bamuhaye si byo yashyize ahagaragara igihe rero avuga ubwicanyi akirengagiza ubwicanyi bwabaye mbere bukozwe na FPR inkotanyi igihe bahanira indege mukuru w'igihugu cyacu na perezida w'u Burundi akaba yari arimo n'abandi bose bari babaherekeje icyo kintu kigaragare muri iyo raporo wenyine n'ikimenyetso cy'umusiga kigaragaza ko uriya honero message niba ari n'intiti ataratiye kwitebya yerekana ko mu by'ukuri adashoboye akazi yagombye guhera aho ngaho yamara kubona ibyo ngibyo n'ibindi byose agahita abyumva uriya kere message yambwira ko yigeze abona bya byobo byacukuriwe abatutsi bari barayobotse FPR bari baracukuye mu mago yabo bagira ngo bazaruhemo abahutu ibyo ngibyo hari aho abyerekana muri iyo raporo ye ese inyandiko zo za brigade zari zarakozwe n'inyenzi inkotanyi ziriho zisuka abatutsi bamwe bari bizeye ko ubutegetsi bugiye kubagarukira izo nyandiko ze yarazibonye ntabwo uriya mugabo niba yaraje anyonyomba akaza arinyomba kugira amasambu akiryamye akagenda atumiza inshuti ze zo mu nyenzi cyangwa muri minwari ntagomba kubeshya ko mu by'ukuri iriya raporo ari y'ukuri ubwo akongera ati inkotanyi nazo zarishe ariko zihorera iyo turebye ibyo bintu dusanga nabyo ari ukubeshya ko mu by'ukuri kugira ngo inyenzi zihorere ntacyo zari zibaye ahubwo nizo zabanje kwendereza kandi zari zarateguye n'igihe zigomba kwitira abahutu ibyo bintu byagombye gusobanurirwa uriya mugabo mbere y'uko yihandagaza agashyira ahagaragara cyane cyane ko hari avugaga ati akabo kasohotse ntabwo kasohotse ahubwo akariya kinyenzi niko kagiye gusohoka kuko uriya raporo yonyine inagaragaza ko uriya mugabo nyine yiririye amakotanyi yarangiza
akaba ariho abeshya. ntabwo iriya raporo dushobora twebwe kuyemera igihe cyose ibintu byose bigaragaza ubwicanyi bwabaye atigeze abukoresha, igihe cyose atigeze anashyiramo ubwicanyi bwabaye kuri perezida wa repubulika ngo abigaragaze. nyamara dufite ngo abakoze ubwo bwicanyi ko we yivugira ngo ariko ategereje ngo ibimenyetso. nta kuntu avuga ko ufite abantu bica ubizi kuvuga ko bica hanyuma ngo utegereze ibimenyetso. banzira y'ibyo bimenyetso noneho ubone ko utugera iki kimenyetso kirahama kanaka. niko ubundi tubona ko ankete ari uko zagombye gukorwa, aho kugira ngo umuntu yihandagaze yicare iyo muri Cote d'Ivoire avuge ko ngo abita ari bakanaka cyangwa se ngo ko abafite cyangwa se ko asanga abantu bise ari abangaba batabanje kureba, ndetse abise bo akaba aribo agira abere cyane cyane ziriya nkozi z'ibibi z'inyenzi Inkotanyi. ibyo rero nta hantu bihuriye.